ngo amenye ariko ngira imico mibi uyu muntu ngiye gutakaza amafaranga n'ubundi ntituzabana oya ntabwo ibyo ngibyo mu mibarire y'umuntu ibyo ntabwo ajya amafaranga we rero arashora uwo babanye umunsi niba bana ejo gutyo ikindi cya kabiri wenda n'umugore muraho neza amakuru yanyu ni Jennifer wanyu nk'ibisanzwe ngira ngo tubagezaho utuganiro duto turi aho nyine two kuvuga ku biri ku mihanda nk'ibisanzwe biri aho ariko hano iwacu haramutse imbeho sinzi niba namwe mufite akabeho nk'aka hano iwacu nubwo wenda ntambaye umupira w'imbeho hari inkuru rero maze iminsi mbona z'umukobwa bita Eva n'umudamu nuko twebwe iyo umuntu abyaye rimwe hanini hari igihe usanga umuntu amwita umukobwa kandi buriya umuntu iyo yasezeranye niyo burya atabyara aba yiswe umudamu apfa kuba gusa urugo yarugezemo cyangwa se yamanitse akaboko imbere y'ubuyobozi yemera yuko uwo mugabo amukunda cyangwa se bazabana by'iteka rero njyewe bari abantu nagiye mbabona kuri TikTok ariko umugabo ntabwo nagiye mubona cyane nagiye mbona umudamu hari abantu ureba ukareba ukuntu bipostinga buriya inzu uhisha byinshi umutima w'umuntu uhisha byinshi umubiri w'umuntu uhisha byinshi buriya ibyo tubonesha amaso hano hanze ukareba umuntu yipostinze nyine basomanye bagiye hari abantu ubona ukahita uvuga uti mu bigaragarira amaso ibi ngibi ni bya bita ngo ni ijuru ritoya ariko noneho hadaciye kabiri ukajya kumva abo bantu bagiye ku musozi yaranyanze hari igihe mbavuga nakuse ko twese tunanira byibura tuzimazemo hafi imyaka 20-25 ukanavuga uti wenda umwe yageze igihe harambirwa ubundi abantu baba bakijya kubana barambirana bate ku buryo bananirana rero wenda nubwo hari igihe usanga umwe avuga ku ruhande rw'umwe uyu nguyu yarananiranye uyu ntashoboka buriya rero reka mubwire n'umuntu naza akicara akakubwira ati kanaka ni mubi agahera ku murongo akarinda arangiza ujye umubaza uti amagambo wavuze kuva watangira irya mbere wahereyeho uraryibuka umwibutse yuko n'irya nyuma atigeze ashima wa muntu arimo kukubwira ko ashaka gutangira akubwira ko ari mubi wenda ku musozi akaza kukubwira ko wa muntu ari mwiza kuko nta muntu uba mubi 100%. Buriya nta muntu uba mubi nta n'umuntu uba mwiza. Umuntu wese afite uruhande rubi afite n'urundi rwiza. Rero bivuga ngo byose bivangiye muri njyewe, bivangiye muri wowe. Rero biragoye kugira ngo uzicare utaka umuntu hari umutake uvuge ngo uyu muntu ni mwiza 100%. Okay, umugore ashobora kuba mubi. Buriya iyo babanye bombi ntibashobokane, ni ukuvuga ngo bombi haba harimo uwananiwe kwihanganira undi. Bose baba bafite imitwe ifunze nta uzi gucira undi bugufi. Uti kubera iki? Kuko hari igihe buriya ushobora kubana n'umuntu mukabana hakaba buriya uburozi ntabwo bukorera ubwinshi. Uburozi ntibukorera ubwinshi. Umuntu ashaka kugwisahani yuzuye ibiryo ariko yaminjiramo akantu gatoya kagafuka kakwica. Umuntu ashobora kuba ari mwize 100%, ari mwize ibintu byose ubona byujuje, ariko akagira ikintu kimwe kibi gishobora kuzatuma ukora iki? Usaza nabi cyangwa se utigihe muri urwo rugo. Hanyuma ukagira iyo uri umunyabwenge cyangwa ukareba kure uravuga uti uyu muntu dushaka kuzatandukana mu myaka ine maze kugira abana 4-5 ntagishoboye no kugira no kwiyubaka kundi usibye kuruhana babana no kubarera. None ugasanga icyo kintu kirakuzengereza kandi abantu bo hanze we abereka bya bindi byiza. Abereka bya bindi byiza, abereka bya bindi bitaboneshwa amaso, bibonwa n'umuntu. Ibibi bye bibonwa n'umuntu babana mu nzu gusa, ariko abo hanze batabasha kubibona. Rero buriya icyo wenda navuga cyo, hari igihe umuntu akubwira ati impamvu ngiye nakwemeza ko uriya mugabo ari mwiza,
yishyuriraga uriya mugore amafaranga akajya muri hoteli agasohoka akajya aha n'aha, yaramukijije, yamwishyuriye itike, yamujyanye aha n'aha, yamujyanye aha n'aha. Ugasanga iyo mpamvu yonyine irakwemeza ko umugabo ashobora kuba ari mwiza kuruta umugore. Ariko icyo ushaka kukumenyesha ni kimwe: nta mugabo ujya utinya guhomba. Burya mugabo ashobora no kuguswaho na miliyoni 10, kandi burya ikindi cyongeyeho, kuba yagusukaho ibyo bintu byose cyangwa se kuba ari umunyabuntu, ntabwo bisobanuye ko afite ingeso nziza zizatuma ngiye mwihanganira. Ntabwo bikunda. Twe tuba twabitekereje mu buryo bwacu tubishaka. None se ugira ngo umunyabyaha cyangwa se umuntu utari umunyakuri ari umunyabuntu atinya gusohora amafaranga cyangwa se atinya gukora ibikorwa runaka ku muntu kubera ko azi ko afite ingeso mbi zizatuma atabana na wa muntu? Wowe arabikora burya na miliyoni 50 yazimwa n'ijana yazimwa, ariko bajya kubana imico ye we ntabwo aba yize ngo amenye atari ko ngira imico mibi, uyu muntu ngiye gutakaza amafaranga n'ubundi ntituzabana. Oya, ntabwo ibyo ngibyo mu mibarire y'umuntu ibyo ntabwo ajya abibara. We iyo yakunze umuntu akaba ari umunyabuntu arabikora, ejo baza bakananiranwa, n'ejo akazongera. Ntabwo mwigeze mwumva uwo bitaga umwe bavugaga ateretaga mama pasiteri wa Theogene, avuga ukuntu ngo hari umukobwa bahuriye kuri Facebook, ngo agera ubwo amwegurira banke ye kandi ntibabanye. N'undi ugasanga umuntu w'umugabo ashaje atagira ikintu na kimwe, ahombeshwa n'abagore, kuko imico ye ntabwo aba yaricaye ngo ayitekerezeho. Ayitekerejeho nawe yakumva ko ari we munyamafuti akihana, aho kugira ngo ashore amafaranga. We rero arashora uwo babanye uyu munsi ntibabane ejo, gutyo. Ariko ikindi cya kabiri, wenda tujye no ku mugore. N'umugore buriya umugore wiyumvisemo ubwiza, ukaba uzi ngo uri mwiza n'abantu bakabikubwira nawe ukabishyigikira, uwo mugore nta gihe na kimwe ajya abona cyo kwitekerezaho ngo amenye icyo ashaka n'icyo akunda, ahubwo ategereza ko azabwirwa n'abantu ko ndi mwiza. Rero uwo mugore hari igihe biba bigoye no kumubwira uti icara hasi wubake, cyangwa icara hasi nzagutunga. Ibyo bintu biragora cyane, biragora kuko aba yumva yuko ibyo uvuga byose akurenzeho, kandi burya nta n'ubundi bushobozi aba afite. Ubushobozi aba afite ni isura ye, ubushobozi aba afite n'iyo minwa ye myiza, ayo maso ye meza, ayo menyo ye meza, nicyo gishoro cyonyine aba afite. Kandi rero buriya sinzi impamvu icyo kintu ngira ngo hari tugiha agaciro cyane, kuko uko byasa kose ku mugore hari igihe birangira bikudibanye. Sinzi kudibanya niba wenda ari ikinyarwanda cyangwa wenda ari urundi rurimi. Hari igihe birangira bigupfubanye. Hari igihe rero nk'uriya ashobora kugerayo, apfa kugerayo nyine, akagera muri Amerika, umugabo yahangejeje, ntabwo uwo muntu uzamutegeka ngo umubwire uti kora gutya. Hari igihe umuntu nawe ashaka kugutegeka, kumva ko ibyo yagukoreye bifite uburemere kurenza ibyaha yakugezaho cyangwa ibibi yakugezaho, akumva ko ibyo bibi ugomba kubyihanganira bitewe n'ibyo yagukoreye. Ibyo bintu ntabwo bishoboka. Rero byakubitana nuko n'uriya nawe afite umutwe ufunze kandi yizeye, afite icyizere cyo kumva yuko ari mwiza, buri mugabo wese yamureba akamukunda, nawe akaguca amazi. Ariko burya bikarangira urugo rusenyutse. Burya urugo rusenyuka mu mikino, abantu bazi ngo barimo gukina bikarangira birangiye. Rero ntabwo mu bintu muzajya musezerana, mujye musezerana wenda twe dushaka kuvuga tuti ejo njye nzamushyira hanze nawe ashyire hanze, wenda bitewe n'uburyo twahuye. Dushaka kuba twarahuye tudakundana, dushaka kuba twarahuye kubera ibibazo runaka, ariko abantu muba mwarafashe igihe cyo gukundana, umwe agataka undi, undi agataka undi, kubera iki mushwana nanone musebanya cyane kurenza urukundo mwakundanye? Cyane narabibonye cyane. Buriya rero niyo mpamvu iyo uri umukobwa cyangwa iyo uri umugore, biba byiza yuko buri udashobora kugendera mu marangamutima y'umugabo ngo akubwire ngo kanaka mwiceho. Ahanini burya abagabo nibo babigira, akumva yagufunga ku buryo n'umuryango wawe cyangwa se n'ikindi kintu cyose cyaguha amahirwe, akumva icyo kintu ntago
akwemerera kuba wagikora, arashaka kuba ari wowe ukubona gusa. Noneho iyo byakugarutse bigenda bite? Iyo yakugarutse bigenda bite? Uratangira ugasuhuza n'utasuhuzaga wo muri famiye. Ese muri aho, amakuru yanyu, telefone yari yarapfuye, wavuze ko umugabo yari yaragufunze, yaragufungiye ibintu byose, akakubuza no kuvugana nabi wanyu, ukareka kuvuga ko telefone yari yapfuye, kandi uhora online bahora bakureba ko uriho. Rero mujye mwiga kugira ngo mureke kwerekana ikintu ko ari bwo buzima bwawe, ari bwo buzima bwawe, nta bundi buzima uzakenera. Niba uhuye n'umukobwa cyangwa uhuye n'umusore, ugahita wumva ko ibintu mbese byakunze, uko byagenda kose nta kindi kintu nzakenera mu buzima bwanjye, dore uyu ni rwo rupfu rwanjye, niyo makiriro. Uko niko ubitekereza, Kitoko yarabiririmbye ngo urukundo rushonga nk'isabune, aho kugira ngo rukure rugenda ruyenga, ariko burya ahanini ikiruyengesha ni iki? Rugenda ruyenga bitewe n'uko muba mwarinjiye mu zindi nshingano, uko iyo mugiye gushakana ntabwo muba mufite abana, uko mugenda mubyara rero urukundo rugenda rujya kuri ba bana, ku buryo noneho hari naho bigera ahubwo bitewe n'abana mufite, ugasanga buri wese acanye ubwonko atekereza ku bana n'undi atekereza ku bana, mugahangana cyangwa se mukagira n'ibyo mutumvikana, ariko buri wese agacana ubwonko areba ku bana, undi areba ku bana, ku buryo mwebwe ubwanyu mudashobora kubona igihe nk'icyo mwari mufite muri abakobwa, ngo byibura mukihe muvuge muti iki gihe noneho natwe tugiye kukiharira, ugasanga nyine mwacanye ku maso ubwonko bwabo. Rero ntabwo ndi buvuge byinshi, biba bimbangamiye igihe ntarabona kamera ngo nkore nyagukora, nzajya ncishaho utuganiro duto kuko ni telefone nkoresha, bindinda rero kuvuga ibintu byinshi cyangwa se gukora ikiganiro kirambuye. Ariko mujye mudushyigikira, ni ukuri mujye mugerageza mudushyigikire, mutubwire niba ibyo dukora mubikunze cyangwa mubyanze. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.